Hello guys, mumeze mutereka nizeye ko mumeze neza rero mu nce zitandukanye z'igihugu, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse na hano muri City. This is your girl Shamsa, the hunter, the thinker and the humble girl, you know. Nk'isanzwe rero nagarukanye vibe, murabizi sinjyanza njyenyine kubera like ntabwo navutse njyenyine, ngiye nkunda abantu, nkunda kuba ndi ahantu hari abantu, ntabwo muzafata umurandi njyenyine. So ntarakomeza rero ndashaka kubabwira nyine umumama turi kumwe abibwire then dukomeze mbabwire n'icyanzanye kuganira nawe. Murakoze. Okay, nitwa Mahoro Fridausi. Naje gukorana ikiganiro n'uyu. Arakoze Fridausi rero ni umumama. Actually isibye no kuza hano ni inshuti yanjye byataye. Nje maze imyaka mike muri Kigali nk'itanu ariko ndamushimira byataye. Kuko nyine kuva mageze navuga yabaye mukuru wanjye, yabaye umuvandimwe, yaramfashije mu buryo bwinshi butandukanye. Ni wa wundi nshobora kuba narwaye nkahamagara cyangwa mfite ikibazo nkahamagara. Na mama wanjye ndabiza bari bureba bino biganiro kabisa. Ariko ramuzi actually yahuye na mama wanjye ariko nyine abyumve yamubereye aho atari. Ni inshuti yanjye n'umuvandimwe n'umubyeyi. Hanyuma rero nyuma y'ibyo ngibyo nawe yifuje nyine kuzana kuri kamera hanyuma nyine tuganire. Ari ikintu nshaka ko tuganiraho nyine rega nanjye maze gukura ndi umuntu mukuru ndi umubyeyi. So nk'ababyeyi rero turashaka kuganira tumenye ese ni iyihe mpamvu irimo ituma abantu benshi cyangwa se ingo nyinshi zigira abantu benshi bubaka bagasenya ugasanga actually nk'inshuti zanjye wenda nzi nk'abantu nzi ngiyewe bagiye bashaka wenda nkabatahira nk'ubukwe usanga nka 50% yabo barasenye, umwe agagenda atwite undi akagenda nyine nta mwana undi abyaye kabiri aragiye. Ese nyine tushaka kukiganiraho turebere hamwe muri rusange mbese biterwa n'iki. Nyine ndabanza mbaze mushuti wanjye mubaze nyine we uko abibona. Ese ambwiye se bya biterwa n'iki nyine tugomeze tubiganire. Ese nyine ubona ikintu gituma abantu bashaka basenya vuba byihuse biterwa n'iki muri rusange? Nyine ari igihe biterwa n'ubusambanyi cyangwa amacakubiri kurya bino imitungo. Umugore akaba yacinye umugabo we akagenda akurikiye imitungo yabonye ku mugabo w'ahandi, cyangwa se umugabo nawe akaba yacinye umugore we akurikiye irari ry'abagabo. Ese ubundi nyine abantu hari deba bajya bakunda kuvuga nyine bikabura gica. Ese ubundi buriya gusenyuka kw'ingo akenshi buturuka ku mugore cyangwa kuri side y'umugore cyangwa y'umugabo? Wowe ubibona gute uko ubibona? Akenshi rero uko mbibona mbona hanini sinavuga ngo bituruka ku mugore cyangwa bituruka ku mugabo. Kuko hari umugore ugenda ashaka akeneye kubaka pe, ariko mu minota itarenze ingahe mu minsi ngo ukabona biranze. Rero mbona bose bibakurikira. Ariko nyine ubundi muri rusange bitungiye nyine nanjye uko bibona niko mbibona. Gusa nyine hari igihe umuntu abantu bakora ubukwe ngiye nyine ku ruhande rwanjye hari ibintu nkabingahe mbona like bituma ingo zisenyuka. Icyo ngicyo uvuze nicyo ni icyanyacyo irari. Abagabo sinagabo muri rusange bagirira ku buryo abantu benshi bakunda kuvuga ngo nta mugabo ngo ufite ngo nta mugore umwe ngo nta mugabo ushobora ngo guhazwa ngo n'umugore umwe. Ariko icyo kintu gikunda gusenya ingo cyane. Ariko ikibazo nyine hari n'abagore nyine byahindutse. Ubundi kubwakira nyine like ntago ndi wakera cyane ariko nkuko nabyumvaga nk'amateka ba mama na ba masenge batubwira kera nyine wasangaga umugore ari wa muntu wo mu rugo. Umugore nyine akamenya ko umugabo ari umugabo. Ariko abagore b'ikije nyine barashaka nabo kuba abagabo. Barashaka ngo nyine like nyine aba ari we decision maker. Ko ubundi kera nyine n'urugero nabaga ndi umudamu wenda ndi mu rugo nkavuga nti wenda umugabo nta hari yagiye ku kazi, ariko nubwo yagiye ku kazi nshaka kujya ahantu runaka, nshaka gusura umugore mugenzi wanjye, nshaka gusura mu rugo, akavuga ati nkwiye kubaza nkabaza umugabo rega n'umutware. Ariko ubu ngubu ahubwo ashaka nyine ari we ahubwo babaza. Akavuga ati wenda ndagenda ahantu ndaza nimugoroba ndaza ataje sinirwe mubwe. Ntabwo kubwira umugabo wawe ahantu ugiye kujya suko nyine uba akwanga suko aba yakoroneje se cy'uko bivuga. Nyine ntabwo Imana nyine yamugize umugabo. Niba nyine yatara kugize umugabo emera nyine ugandukira umugabo. Niba ugiye kujya ahantu umbwe ati
ngiye kujya ahangaha guhushya nakubwira ngo hoya ntwite utera hejuru ngo utongane nyine mubaza impamvu nawe umuha impamvu yuko ukwiye kuhajya niba mutabyumvikana wihangane ubireke sibyo ariko nawe abagabo ntimubifatire just nyine hari abagore bashaka kwigira abagabo mu ngo bituma nyine bagira bituma basenya ariko nanone abagabo ntabiri wa mugabo uzakubuza kujya gukora uzakubuza yumve ko nyine ari wowe uri wo mu rugo ngo nusohoka ngo nakubona n'abandi bagore b'ibikibazo nakubona n'umugabo ngo umusuje gate yumva koko yagutwaye sibyo nyine niyo mpamvu ibintu byose ari ku mpande zose nyine like nyine nanjye uko mbibona ibyo bintu uvuze biri mu bintu bituma nyine abantu basenya ikindi amafaranga akose uri umugore ushatse urugo uremeye urashatse uravuze ati abandi bose mbasize inyuma ngiye gushaka umugabo sibyo nyine mbona nabyo bitera ikibazo ukumva nyine wahita ubona ubundi ufite amafaranga menshi ngo burya ukavuga ntazabimenya shiri wanjye ntazabimenya azaza bajye ku kazi njye kureba buriya nyihere ku dufaranga ese mbanze nkubaza ubundi buriya wenda nta experience mfite nyinshi kandi ntabwo nashatse ndetse ubundi iyo umugabo kuri uyu mugabo abona umugore aguze nk'igitenge cyangwa se ikindi kintu atamuhaye amafaranga bisobanura gute rero wigeze gukomoza ku babyeyi bacu bo hambere ba kera ababyeyi bacu bo hambere abakobwa babo bajyaga gushaka babagira inama bababwira ati mwarangiye gushaka bakabagira inama ati gutya na gutya none ubu ngubu barahurira ku ma WhatsApp muri club ku gisimenti ngo bakundanye ubwo bakahita bakundanira aho ngaho bagahita bagenda ya nama y'umubyeyi ntayo umugabo nawe ya nama y'ababyeyi be ntayo ba nyirasenge babagiraga inama nabo ntayo bahuriye aho ngaho bahise za bridal showers nizi ibintu gusa za bridal shower bajya bakora hoya n'ibyo bintu uretse ko bahuriye aho ngaho barahuye nyine bahise bagenda nta rukundo ntibakundanye nta gihe bahanye ariko icyo kintu nacyo ni icyo pe hari umwana w'inshuti yanjye twigeze kubiganiraho nyine arimo kumbwira ukuntu afite umushuti we wenda gushaka agiye gushakana n'umuhungu bamaranye ukwezi biriya bintu byo gushakana n'umuntu utamuzi nabyo ni bibi umuntu mugakundana icyumweru cya mbere icyumweru cya kabiri ukwezi kwashira ngo mugiye kubana ese ubundi usanze baba bagira amagini ubundi ukwiriye gushaka umuntu nyine ntabwo tuvuze ngo ugende ngo umwige ko n'undi niyo wakwiga umuntu ni mugari ntushobora kumenya ariko at least tumenye ngo ese yavutse he ese ameze ate wabona ibwoko ki ariko ushobora gushaka umugabo waje i Kigali uvuye iwanyuje i Kigali murahahuriye muri ku gisimenti mwagiye kuryoshya mwishe mushaka namushinze urugo iwanyu imiryango ntibazi ejo n'ejo bundi ni mushwana se uzamye se kushakira uze ngo baze kubunga kuko ntibabazi erega niyo baza ese ubundi ushatse erega hari suburuzi nibubaho hari gerega abantu baba barabuze no umuntu batangamo igitambo basanga ugiye kujya wirwogereza ushyiriza amazi abantu bavuye gucuragura ntabwo nyine like icyo kintu cyo gituma ikintu cyo gushaka kwihutira gushakana n'umuntu utabanje at least kumumenyaho bike kuko ntabwo amenya umuntu wese aho ukamenya aho bike ukamenya nyine babahe bameze gute mbese yakuze ate uzwara igihe ushakana n'umuntu bite n'igihe gito mu maranye ukaba utazi ko nanywa inzoga waravuze ati sinzigera nshaka ngo umugabo w'inzoga akakwihishamo abagabo cyane cyane akwisha muri abakobwa cyangwa abagore turavuga ushiduka nyine ibintu wabimubwiye ariko umugabo yakwihishamo ukarinda umushaka utazi ko anywa n'itabi kandi ari mu buri munsi gerageza umenye umuntu kuko nushakana n'umuntu utazi ingeso ze zose muzagenda mu bane niba baravuze ngo ntuzakeneye kuzabana n'umuntu w'inzoga akwihishema azakwihishamo icyumweru muri aba Jeanne Marie ukwezi nyuma ya kwa kwezi rero atangira zimwe n'ujya uvugana gukubita ahubwo ubwira ati ngasubira iwanyu uzasubira iwanyu se utwite wahavuye utwite se kandi ntuzajya n'iwabo kuko iwabo ntuhazi iwabo gusa iwabo se wajyayo barakubyaye se kujya iwabo uretse wajya iwabo babwira iki niyo mpamvu rero ingo z'ubu ngubu zisenyuka vuba zirasenyuka ariko ntabwo ndagoma mbivuga abagore nyine barahindutse birakabije nyine abagore arashaka ngo niba umugabo amuciye inyuma nawe kandi wowe uzajya gusambana uri umugore bakwita indaya ariko umugabo azagenda ku bandi bagore bavuga ati nakagabo arashoboye uri kumva ariko wowe ugenda bazakwita indaya rero ni handi nk'iyo story twahoze tuvuga ngo umugabo wishe umugore we nawe akiyica bagasiga abana ari victime bakaba imfubyi hejuru yuko nyine umugore yagiye gusambana rega nta nubwo abagabo n'abagore bihangana kimwe niyo mpamvu nyine icyo nagira nk'inama like nko gusoza cyangwa nyine nka conclusion
cyane cyane nyine urugo erega baravuga ngo urugo ni umugore niba uri umugore gerageza hari igihe byanga pe I know hari igihe byanga ariko niba uri umugore gerageza urugo rwawe niba unamenye ko umugabo yaguca inyuma cyangwa se ari muri izo nzira gerageza umwishaze umuganirize ahubwo ntuvuge ngo niba agiye gusambana ngo nawe ndajyayo how come ubu urugo ruzaba rwapfuye ko uri umutima w'urugo umutima niba wapfuye umuntu iyo umutima uhagaze gukora abapfuye so umuntu nyine icyambere nagira nk'inama mbere ku muntu utarashaka please gerageza ubanze umenye umuntu ugiye gushaka niba atari alien cyangwa niba utagira nijoro ngabipuse urumva hanyuma nawe washatse gerageza nyine ku ruhande rw'umugore nyine ntushake kwigira umugabo like ugandukira umugabo wawe kandi nyine ibibazo ikindi kintu mugire umuntu communicate kuko nyine iyo communication yapfuye ibintu biba byapfuye ntabwo twavuga ibintu byose umunsi umwe ngo tubirangize tuzadukomeza tubabwire tubagire inama tubaganirize ibintu byose nabwira nyine Firdaus akagira ikintu yatubwira nk'icyo yagira inama nyine ku ruhande rw'umugore n'umugabo kugira ngo wenda ibyo bintu byo gushwana no gutandukana bibe byagabanuka hanyuma dusoze murakoze ikintu nagira inama nk'abagore abakobwa urubyiruko yego rukwiye kujya rushakana ruziranye apana ibyo guhurira mu muhanda guhurira ku ma WhatsApp ngo muragiye kuri fibi abana muri secondaire muragiye mwakundanye urugo mwakundanye aho ngo nagahararo ntabwo ari nta rukundo ruba rurimo rwose abakobwa bihangane bajye bashaka abagabo bazi kandi abagabo nabo ntibagakandamiza abagore babo ngo yumve ko niba afite umugore mu rugo bafite umukozi oya umugore ntabwo ari umukozi si ibyo se ase abagabo bitamo abakozi biba bimeze bite abagabo namwe bwose mujye mubaha abagore banyu basi nge sinzi pe sindashaka ko basi ushaka basi niwita muzite mu muntu muzi bahuzi ari byo umuntu aguca inyuma ugahita ubona umuntu yaguca inyuma agahita kakakwica umva cha reka tuguru utaha rero turabakunda cyane yari Shamsa the CEO yoga tuzahura utaha nta kinababwira I need your support kuko I'm here to stay reka dukore DSTV tuyishyire hejuru naho utaha rero cha mwa